Umugore wanjye aramuha amafaranga 500 maze guhingisha mu cyaro none sigaye nakumara nta bishyimbo birimo bize gute ko uyu mugore ashobora kuba arya amafaranga yanjye. Ariko uyu mugore neza ni gute ngiye muhaye miliyoni zanjye ngazayigisha mu cyaro none mbona nta bishyimbo birimo ni uturungurungu reba karimo yahinze kunyukangana kumbona handi yatemwe amashyamba ubundi bimeze gute umugore tuzaserera kabisa tuzaserera nijyanire nyine ibyo abapfumu biribwa n'abapfumu nyine nta kundi ariko tuzaserera Achana. Bakubiyawe. Ariko kombona ra wahindutse neza kundi. Isi nayibona gute? Sinidahiye. Ako kombona sha umeze nk'umwana w'umukene bimeze gute? Umugore ngazahingisha hose yakoze iki? You know what I need to tell you? Ngazahingisha mu cyaro kugira ngo tuzabeho neza mu mujyi. Naje da numi ubwo nareje ndubiro. Miliyoni wamuhaye yose niyatereshejemo amashyamba hari hano wanyereka amani ikigo cye cyatangira kwera. Nani nibyo nibaza nanjye ndarebye ndumiro. Abakire muravuye. None se nta makuru ufite ku mugore wawe? Wabuze umugore wawe wamuhaye amafaranga uzabahungu birirwa bamuriramo. Ngo wawe ugenda gusa umubaze amafaranga yagiye. Abahungu baramuriyeho mu cyaro. Mva baramuriramo hano sikanga sinwe kabiri musanga muhana kumwe n'abahungu. Urashize. Uyu nguyu ni arambeshya ngo ni mu amafaranga aze kuyingisha mu cyaro abaje anatarahinze akari akantu konyine abaje kuryamana n'abahungu bo mu cyaro. None rero wa mwana reka rero ngubwire rero ndabona ibintu ari danje. Reka rero nigendere ibindi tuzabisobanura twaje mu cyaro ndi kumwe nawe. Rero kubera ungiriye inama sibyo kangukubite 500 uje kwirira amandazi asigaye ibindi turaza kubisobanura mpageze nawe. Hari ikibazo 500 siyemera se komana utishimye se nk'icyana kigikene je ndi mu boss fata senye je kurya amandazi bayi rero nase kutaza wongeye gukora kwitse dore ko bari kugushaka bashaka gushimuta kwa kuri n'umuntu w'umuke inde bashaka kugushimuta kwa kuri umuntu w'umuke abantu binose my days worry to your love. Sanze ni n'umwana ngati You know nibangirira nabi n'amagana 5 naguhaye uzayansubiza. aye meeting sibyo genda akakotira kikaba giye wagikora mu mafaranga ra. How do we have this? Gikora mu mafaranga ukabina keza giye kugishima ndagikura mu mafaranga ukabina keza ubwo kandi pange ibintu ndi ukenera kamambi mu mufuka na kintu kintu ahubwo kanange You will move out of this house. Chora na kuchicha ara amafaranga nayakuraho yose ahubwo ikangewe akakira kibona kiza amafaranga maze murega unda bakoremo za miliyari bafite ngo kuri ngo muri banki kambini Waginja urashaka iki? Wajegera wari uyu mwana urashaka iki? Chachi Nagusomo ko muranziza iki koko mwabika ritasi?
murazize ikigoko murazize ikigoko kandi uzi nakoze ikigoko ubu nakoze ikigoko akababo gashenzi koko murazize ubukira mwabashenzi mubundi murabora ikigoko murabora ikigoko bana biki koko rami babiko muramorera Oh, muramora ikigoko karitasi muramora amafaranga yikiza kandi n'abatwaye iki ntabwo kuri mobile money mobile money niyakora niyasko. You know what I need to tell you? harimona muri yaje n'iganda gukubita acanaho urusiri kumva uri cyo acanaho akubundi muranzize iki ubundi reka amafaranga se yiki amafaranga ari hehe akasi kakashano na hayo senge sandi kumvamo wakana ukube icyo wangabandi nyuma muri kunyenza ndabareka muri leta ndabareka muri leta ubundi se barashaka amafaranga shaka amafaranga miliyoni 5 ko nagwegeza zitunga waginja ngo ni urazishaka. You know what I need to tell you? Murashaka iki koko mwabakaretaje ngo murashaka iki koko umva reka twumvikane basi reka twumvikane ndabahereza amafaranga 250 mwajya ageramo ndaje ndabirama aho ndahari nayo ufite ndagwereza 25 warasaze reka twumvikane sibyo zamu kandi kofi wayitwaye ariko amafaranga kora muya kandi si kofi rire kandi mwayitwaye kora muya noneho reka twumvikane ibyiza sibyo ndarabona muri kunshimuta ariko sinanabazi noneho reka mwereke iyi telefone iriho amafaranga 10,000 akira ugende kubikuza urumva akira n'imfunguzo z'igipangu basi uzagenda ukingura igipangu buri umugore nyine nta bindi urukumva cyane ako muramba wote mwanje ageramo nose ubundi banyuraye ko mbona ngo nangiritse nabashenze komuto Hey!